uwo washatse niwe wabonye. Ndabwira bamaze kurushinga. Uwo ushaka, uwo uteganya gushaka niwe uzabona. Ubwo ni ubutumwa bw'abatari barushinga. Akabazo k'amatsiko, ese watubwira bimwe abasore cyangwa abakobwa bashobora kugenderaho bashaka abo bazabana? Urakoze cyane. Ibyo abantu bagenderaho mbere yo gushaka abo bazabana biratandukana. Hari abahitamo gushaka abafite amashuri menshi. Hari n'abahitamo gushaka abafite isura nziza, imiterere myiza, ndetse hari n'abakunda gukoresha ijambo ngo ateretse cyangwa wanyuma. Inyuma nyashi. Hari n'abandi bahitamo gushaka abafite akazi keza, akumva ko ndetse agashyiraho n'umushahara, akavuga ngo uhembwa miliyoni, hejuru ya miliyoni niwe nzashaka, uhembwa munsi ya miliyoni sinamushaka. Hari n'abandi bahitamo gushaka abafite imitungo. Hari n'abandi bahitamo gushaka abantu batuye bunaka, akavuga ngo njyewe nzashaka utuye i Huye, nzashaka utuye i Kigali, nzashaka utuye mu mujyi, ntabwo nzashaka mu cyaro. Hari n'abandi rero bahitamo akavuga ngo njye ndashaka ufite urukundo, uko yaba ibyo yaba afite byose, akazi yaba afite kose, ibyo simbyitaho, untega amatwi akanyumva tukaganira untetesha. Ibyo ni ibintu abantu batandukanye bitaho. Ariko se tukiri aho ngaho, buriya uhitamo neza n'uhitamo kureba ibiki? Umwe wahisemo isura nziza, imiterere, isura nziza, imitungo, disipurine, iki whatever, tubwire. Ibyo biragaruka kuri cya kibazo navuze ngo icyo ushaka nicyo ubona, uwo ushaka niwe ubona. Niba umuntu yarakunze amafaranga, yashatse umuntu ufite amafaranga, ahubwo twibaze ngo ese amafaranga narangira kandi yaramaze kuba umugore, yaramaze kuba umugabo, urwo rugo ruzakomeza? Ntekereza ko icyo gihe ntabwo rwakomeza, niko ntekereza, kuko ibyo yashakaga byatumye agushaka, byatumye yumva yaba mu rugo iwawe, byatumye yumva mwagumana, ntabwo bigihari. Mu yandi magambo, ntacyo kugukundira kigihari. Niba nanone yarashatse uvuga ngo njye ndashaka umuntu ufite akazi runaka, bakamwirukana kubera ko nta kindi ufite cyo kugukundira ufite kigihari, yashaka akazi, none bakwirukanye. Uwo muntu niba bakwirukanye, byagorana kugira ngo mukomeze mugumane. Azongera ashake noneho wawe. Donc icyo umuntu ashaka nicyo abona. Ese abo tubona batandukana nuko ibyo baba baragiye bakurikiye baba babona bitagihari buriya? Niko bimeze, kubera ko ntabwo wabasha kumenya mu by'ukuri icyo umuntu yagukundiye. Nta nubwo wabasha kumenya umuntu niba koko yaragukundaga, ahubwo ubimenya iyo ibibazo bibayeho. Niba wari umeze neza muhura, hanyuma ukaza kumera nabi, ukaza kubura akazi, ukaza guhomba, uhita ubona ko uwo muntu agukunda kuko cyangwa atagukunda. Cyane rwose, buriya bijya bibaho ko abantu bamaze kubana ubuzima burahinduka. Bushobora guhinduka neza cyangwa bugahinduka nabi. Icyo gihe iyo bwaguhindutse bugahinduka nabi, yaragukunze wimereye neza, atangira kubona bitavamo bya bindi yaje gukurikiyeho, ahubwo akajya kubishaka ahandi aho abibona. Ese wari ubizi ko hari n'abashakana cyangwa bakabana kubera only sex, kubera imibonano mpuzabitsina? Waba uzi ko hari n'abahitamo kubana kubera imibonano mpuzabitsina gusa? Akavuga ngo uyu muntu yarandyohereje. Bikomeje kugora. Icyo gusa. Niba bagize
igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina mbere y'uko babana, akavuga ngo uyu niwe tuzabana. Mbese ntabwo akeneye kureba yitwara ate, ntabwo akeneye kureba ibindi bishobora kuzamufasha, ahubwo icyo akeneye ni uko agira ibyo byishimo byo mu buriri. Rero arabibona, iyo amujyanye arabibona. Ntushaka kumbaza ibindi byo kuvuga ngo ese niwe abiha gusa, ese bizajya, oya, ntabwo ibyo. Icyo ashaka ni imibonano mpuzabitsina imunogeye kandi arayibona. Hari n'undi rero ushaka ngo ashaka umuntu ngo witwara gutya. Hari n'undi ushyiraho imyaka akavuga ngo njyewe ntabwo nashaka umuntu uri munsi y'imyaka 30. Hari n'ababikora gutyo, akaba azi ko umuntu hejuru y'imyaka 30 ari mwiza kuri we, akaba azi ko nta muntu wo munsi yayo waba mwiza. Hari n'undi uvuga ngo munsi ya 30 cyangwa munsi y'imyaka runaka ntabwo namukunda, cyangwa se namukunda, ni amahitamo ye. Uwo nawe ibyo ahisemo n'ibyo abona. Niko ntekereza cyane. Ariko njyewe ubundi abasore n'abakobwa ndabashyira mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni icy'abasore cyangwa abakobwa bareba hafi. Ikindi cya kabiri ni icy'abasore cyangwa abakobwa bareba kure. Urumva? Mbega nk'ureba ibigaragarira inyuma, ibigaragarira amaso, iyo miterere, ako kazi keza, iyo sura nziza, uwo nguwo aba arebye hafi. Ariko wa wundi uzareba, akareba ibitekerezo byiwe, akareba uwo muntu, imyitwarire ye muri make, waba arebye kure. Nakubwiye ngo biterwa n'icyo yajeje kureba. Ntabwo abantu bose bubaka ingo ntabwo baba bashaka kuba ababyeyi, nta nubwo bose baba bashaka kuba abapapa, kuko ushobora gusanga hari n'umuntu tujya twumva hari n'umuntu ushobora gushyingirwa n'undi bakanabana bagakora n'ubukwe bwiza cyane, ariko umunsi bakoze ubukwe akaba ari muri wanapu, kuko ntabwo yiteguye kuba papa, kuba mama, ntabwo yiteguye kuba mama. Hari n'undi utiteguye guheka. Rero uwo niba yaraje kwishakira amafaranga, ntabwo iby'urugo ntacyo bimubwiye. Hari n'undi uvuga ngo njye icyo nshaka nuko dukingirwa, ntidushaka tuzahite dutandukana. Abo nabo barahari. Ni iyihe nama wagira abitegura kurushinga? Abitegura kurushinga rero, inama ya mbere yo gufata umushinga w'urugo wo kwemera kubana n'umuntu runaka, banza wimenye. Kandi njye nkunda kuvuga ngo banza wikunde. Kwikunda bisobanuye gukunda amaraso yawe. Abana bazakuvamo bazaba ari abawe. Agomba kuba akunda abana uzabyara, yumva ashaka kuzakubyarira. Akumva ko akunda urugo rwawe, kuko urugo rwawe ni wowe uzarubazwa, ni wowe rureba. Ikizapfa n'ikizakira ni wowe kireba. Agomba rero kuba ari umuntu ushyigikiye izo nzozi zawe. Nibyo nise kwikunda. Agomba kuba akunda abo ukunda, apana wa wundi uzavuga ngo ndagukunda wowe ariko sinkunda mama wawe. Agomba kuba akunda abo ukunda, kuko urugo ni urugendwa. Ntabwo ari byiza ko ubana n'umuntu uzaca imiryango. Umuryango umuntu ahora awukeneye. Uyu munsi urabakeneye, ejo urabakeneye, ejo bundi urabakeneye, ndetse unabakeneye n'igihe wa wundi uwo nguwo mugiye kubana yaba yagusize. Ukeneye umuryango wawe, ukeneye mama wawe, papa wawe uramukeneye, ukeneye abavandimwe bawe. Rimwe na rimwe hari igihe twishuka ukajya mu rukundo ukagutwara buhumyi, ejo wa wundi watumye ucika ku muryango wawe akagusiga ukisanga uri wenyine. Uwo mugiye kurushinga agomba gukunda umuryango ukomokaho, agakunda n'umuryango uzagukomokaho. Niba nikunze rero, ngomba kubanza nkahitamo umuntu mbona uzabasha kumekera abana, kuko twabonye ko hari abatemera guheka, hari n'abatemera konsa, hari n'abatemera kubyara. Mbanze menya ngo urugo ngiye gushinga, ese ni urugo ruzabamo abana banjye? Ese uwo tugiye kubana yemera abana? Ese uwo tugiye kubana, urugo rushobora kuba
mushobora kubona ibyiza, mushobora no kubona ibibi, mushobora gukira, mushobora gukena, byose biremera kandi birashoboka. Uvuga ngo ese uyu muntu tugiye kubana bigeze igihe akazi ndiho ngatakaza, azihangana nituburara cyane ko azaba abona ko ntako ntagize, ese nawe tuzafatanya? Umuntu yatizwa akazi akaba afite keza ejo kakarangira cyangwa kakavanwamo. Umuntu yatizwa amafaranga ejo akaba atayafite. Imodoka nziza ejo akaba atega nawe cyangwa se agenda ku igare. Ari umunyapolitike, umuntu w'umunyacyubahiro, umuntu w'umucuruzi ukomeye, ejo akaba atakibifite. Yaba afite imitungo ejo akaba atakiyifite. Ibyo ni ibintu by'akanya gato, ntabwo biramba. Nujya gukunda umuntu rero ntuzamukundire ibitizanyo, ahubwo uzamukundire bya bindi ubuzi ngo igihe icyo ari cyo cyose ibi bintu azaba bifite. Ni ibiheze mu mutima. Uwo wifuza niwe uzabona. Niba rero urimo gukundana, urukundo ruganisha mu kubaka urugo, irinde gutwarwa n'amarangamutima yawe, wirinde gutwarwa n'irari, rya birari ry'ibintu twagiye tubigarukaho, amafaranga, ibinezeza by'akanya gatoya, gutwarwa na affection cyangwa sentiment z'umuntu, z'umubiri, ugasanga nyine umuntu atwawe n'ibyo gusa by'akanya gato, ngo uyu muntu afite iki, uyu muntu ateye atya, arabyibushye, ejo ukibagirwa ko azananuka, arananutse, ejo ukibagirwa ko azabyibuha, afite amafaranga, ejo ukibagirwa yuko ashobora kuyabura, afite akazi, ejo ukibagirwa ko yasezererwa ku kazi, afite ibi, ejo ukibagirwa ko yabibura. Biriya abantu barebesha amaso gusa, nta nubwo hubaka bya bindi by'amarangamutima, hubaka umutima. Umutima ni iki? Umutima ni ubupfura. Shaka umuntu ufite ubupfura, umuntu ukunda abantu, umuntu ugukunda kunda wowe, ugukunda amaraso yawe, ugukunda abawe, ugukunda abo wakomotseho, kandi agakunda n'abazagukomokaho. Murakoze.